abantu ugiye kureba ni abanyamahanga cyangwa se ntimuhuje ururimi, ariko ugasanga kuvugana nabo, communication yawe nabo iri hasi. Urifuza ko ugurira icyo kunywa mu gifaransa. Ushobora kubwira umuntu uti tu veux boire quelque chose? Ese urifuza cyangwa ushaka kugira icyo unywa? Niba utababwira umuntu ngo ndi kunywa, ibyo niba nabyo ukeneye kubimenya, tuzabireba mu masomo menshi kandi atandukanye twabazaniye hano kuri uru rubuga. Dore impamvu ya mbere, ntabwo ari ubwa mbere mbivuze, wenda umbonye ubwa mbere ariko si ubwa mbere mbivuze, kukuba ushobora kuba ugiye nko gusaba ikintu ahantu, icyo kunywa se, icyo kurya, ugasanga abantu ugiye kureba ni abanyamahanga cyangwa se ntimuhuje ururimi, ariko ugasanga kuvugana nabo, communication yawe nabo iri hasi. Iyo mpamvu rero nimba umwe muri abo ngabo irakureba. Dore impamvu ikureba rero, ushobora kuba atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri waba warigeze kugerageza igifaransa, ushaka nko gusaba ikintu se, ushaka gusaba amafunguro, ushaka gusaba icyo kunywa, bikakubera inzitizi, ugataha ufite inyota cyangwa ushonje, kandi wari ufite amafaranga yo kugura icyo kurya cyangwa icyo kunywa. Ushobora kwibaza uti kuki? Dore impamvu. Ese wari uzi ko ushobora kubwira umuntu mu gifaransa ngo ese urifuza iki cyo kunywa, cyangwa se urifuza ko nkugurira icyo kunywa? Urugero, iki ni icyo kunywa, nubwo tutazi kirimo hano ariko ni icyo kunywa. Ese ni gute ushobora kubwira umuntu ngo ese ushaka icyo kunywa, cyangwa se urifuza ko ugurira icyo kunywa mu gifaransa? Ibyo se urabizi. Ushobora kubwira umuntu uti tu veux boire quelque chose? Ese urifuza cyangwa ushaka kugira icyo unywa? Ushobora no kubwira umuntu uti moi je peux payer pourquoi quelque chose à boire. Ushobora kubwira umuntu uti nshobora cyangwa se nshobora nyine kukwishyurira ikintu cyo kunywa. Niba utababwira umuntu ngo ndi kunywa, ibyo niba nabyo ukeneye kubimenya, tuzabireba mu masomo menshi kandi atandukanye twabazaniye hano kuri uru rubuga. Nk'ubusanzwe amazina yanjye ni Apogee, nkaba nkora kuri Apogee Star University, akaba ari YouTube channel yigisha indimi zitandukanye, harimo français, harimo anglais, hakabamo na Kiswahili. So izo ndimi zose rero uko ari eshatu, ubu turazigisha français, anglais cyangwa se English, hakabamo na Kiswahili cyangwa se Swahili. Izo tukaba turimo kuzigisha ubu zikaba ziboneka, kandi tukaba twiteguye kubafasha kugira ngo muzimenye, ndetse n'izindi ndimi zitandukanye nazo tukaba turimo kuzibategurira kugira ngo zibafashe muri uru ruhando mpuzamahanga, mu rugendo rwanyu rwa buri munsi mukora kandi mukeneyemo ubumenyi butandukanye bw'indimi kandi zikoreshwa cyane, kugira ngo zibashe kubafasha guhaha, kubona umugati, ndetse no mu buryo bw'akazi kugira ngo mubashe gukorana n'uwo ari we wese ushobora kubagana bitewe n'uko mufite ubumenyi. So ururimi rero ni kimwe mu nkingi ya mwamba mu bidufasha mu gutera imbere, kugira ngo tubashe guhaha, byaba uburyo butandukanye se, yaba mu mikoranire yacu hamwe n'abandi bantu batasanzwe batuye mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Ururimi rudufasha kuvugana cyangwa se ruduhuza n'abantu tutagakwiriye kuba duhura nabo mu gihe urwo rurimi twaba ntarwo tuzi. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo tubafashe kuzamura level zanyu. Turahera cyangwa se twatangiriye ku batangizi, hari beginners level, hari medium, hari advanced level. Izo level zose zirahari kandi twiteguye kubafasha kugira ngo buri muntu wese yisange mu cyiciro cye ndetse no mu masomo akeneye. Si nibyo gusa kandi
twabazaniye uburyo bushya bwa live sessions. Uburyo bwa live sessions akaba ari uburyo bugufasha kwatendinga course uri kumwe n'umwarimu wateguye iyo course cyangwa se iryo somo kugira ngo abashe kugusobanurira live, mubashe kuganira live, nimba ari ibikuyobeye cyangwa se ibyo udasobanukiwe ukabasha kumubaza mu buryo buri live. Niyo mpamvu rero twateguye ayo ma live sessions kugira ngo abashe kubafasha kuzamura ubumenyi bwanyu musanzwe mufite cyangwa se mudafite mu rurimi rw'icyongereza, français, Kiswahili n'izindi ndimi zitandukanye nazo turimo kubategurira kuri ubu duteganya kubahiriza mu minsi iri imbere. So aya mahirwe rero ntagucike yo gutangirana natwe kwiga indimi zitandukanye, kuzamura inzego zacu mu kwiga no kugira ubumenyi, ndetse no kubaho turi smart nk'uko iyi website yitwa Smart 250 Academy. Dukeneye abantu bari smart cyane rero kugira ngo bige aya masomo bibafashe mu mibereho yabo ya buri munsi. Nubasha kujya i Paris ubashe kuvuga igifaransa neza, nujya London, nujya United States ubashe kwibeshaho. Yewe no muri Afurika murabizi ko Kiswahili ari ururimi rwemejwe ko rugomba gukoreshwa muri Afurika. Rero biragoye cyane kuba hari aho wagera ugasanga cyangwa ukabura umuntu uvuga igiswahili. Izi ndimi zose rero tubazaniye zije kubafasha no guhindura iterambere, kugira ngo iterambere ryanyu rizamuke. Nimwe dukorera, mudahari ntabwo twategura aya masomo. So niyo mpamvu rero tubaha agaciro kandi twishimiye kubakira, tubahaye ikaze kuri iyi website kugira ngo twigane indimi zitandukanye. Amahirwe n'ayawe, igihe ni iki, ntukererwe. You can immediately enroll. Ushobora kwiyandikisha nonaha ugatangira kwigana natwe, tugatangirana mu masomo yacu twateguye neza kandi tugiye kujya tubagezaho iminsi cyangwa se igihe kitari gitoya kugira ngo bibafashe, bibazamure mu rwego rw'imivugire yanyu mu cyongereza no mu zindi ndimi zitandukanye zikenewe kuri isi ya none. So turabashimiye cyane rero kandi tubahaye ikaze kuri uru rubuga. Twiteguye ko mugiye kwiga kandi mugiye guhindura English levels zanyu mu rwego rwo kuvuga ururimi cyangwa se indimi zitandukanye. So turabashimiye cyane kandi murakoze cyane. Au revoir, naho utaha.